twongeye kubaha ikaze muri kino cyigisho cya Profeseri Tubwire. Uraho neza Walter? Uraho neza Martin? Mbese umeze neza? Ntabwo ndi bugusubiza icyo kibazo mbajije. Okay, nta kibazo rwose. Ubwo ibyo turabyihorera. Mbese uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku ntambara no ku itegeko rya Roe vs Wade no ku ihame rya Hegelian dialectic ndetse no ku mibumbe y'umuriro hamwe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye, ibyo babahanga mu bya teolojiya bakunze kwita amakuru atari ukuri. Yego, reka dusabe Imana kugira ngo uyobore kino kiganiro. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira nanone kubw'imigisha yawe ndetse tugusabye kugira ngo tuyobore muri kino kiganiro tugiye kugirana, kandi umurikire ubwenge bwacu ku bwa Mwuka Wera mu byo tugiye kuganira byose. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Martin, iyo ugerageje kureba ibirimo biraba ukabihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, icyo gihe byanze bikunze uhita ugira abanzi. Mbese siko bimeze? Yego rwose. Kandi ibyo ngibyo bihita bitangiza intambara. Kandi sintekereza yuko dukwiye kwemerera abaturwanya kugira ngo badukangishe batuze gukora inshingano yacu yo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Rero reka twongere dukomeze turebe amashusho atandukanye y'ubuhanuzi, tubihuze n'ibihe turimo, kugira ngo turebe niba twabona ko hari isano ikomeye bifitanye. Twagiye tugira ibyigisho byinshi bivuga ku butumwa bwiza, ariko uyu munsi reka twongere tugaruke ku bijyanye n'ubuhanuzi, turebe mu by'ukuri isano bifitanye. Kandi ndatekereza yuko tuzagira ibintu byinshi dukomeza kwigana kuri iyi ngingo y'ubuhanuzi, bitewe n'uko hari ibintu byinshi cyane birimo biraba mu isi, byose ukaba utashobora kubivugira icyarimwe. Yego rwose niko bimeze. Utangira gutegura icyigisho ukanagikora neza, ariko wamara kucyigisha ukahita ubona hari ibintu byinshi bimaze kuba, bikaba ngombwa yuko wongera ugatangira. Yego rwose, ukongera ugashyiramo n'ibyo bindi bimaze kuba, ugasanga bifashe igihe. Ariko rero biratangaje cyane ukuntu ibintu byinshi birimo birabaho mu isi muri kino gihe. Reka dutangirane n'aya magambo ari muri Leta and manuscript avuga ku bijyanye na Leta ya Nashville yo muri Amerika. Kandi hari bikeya twigeze kuvuga kuri aya magambo mbere, ariko buno ni ubuhanuzi. Ndetse bitinze cyangwa bitebutse, niba twizera yuko ari ubuhanuzi, ubwo buba bugomba kuzasohora. Mbese siko bimeze? Yego. Umuhanuzi yaranditse ngo, mu nzozi ubwo nari muri Leta ya Nashville nabwiraga abantu, hari mu gihe cya nijoro, nuko mbona umubumbe munini w'umuriro uturutse hejuru mu kirere witura muri Leta ya Nashville. Hahise hakurikira ibishashi bigurumana byinshi by'umuriro bimeze nk'imyambi biturutse muri uwo mubumbe. Ibyo byateye amazu menshi cyane gukongorwa ashiraho, amazu menshi yagurumanaga kandi arimo kugwa. Bamwe mu bantu bacu bari bahagaze aho ngaho, bavugaga bati, bibaye nk'uko twari tubyizeye, bibaye nk'uko twari tubyizeye. Abandi bikoreraga amaboko mu bwihebe bwinshi kandi baniha batakambira Imana ngo ibagirire ubuntu. Bavugaga bati, mwari mubizi, mwari muzi ko ibi bizaba, ariko ntimwigera na rimwe muvuga ijambo ryo kutuburira. Byasaga nka abo bantu bendaga kubatanyaguza, bitewe no gutekereza ko batigeze bababwira cyangwa ngo bababurire na gato kuri ibyo bintu byari bigiye kubaho. Ni ukubera iki dutangiranye amagambo nk'aya ngaya Martin? Ni ukubera ko bino bintu bishobora kuba byerekeza no kuri Nashville mu buryo bw'umwihariko, ariko ni n'umuburo uhabwa isi yose. Yego, by'umwihariko imijyi yose yo mu isi. Mu yandi magambo, ni umuburo ukomeye uvuga ngo muve mu mijyi. Ni muve mu mijyi rwose, kuko igiye guhura n'ishyano ritigeze kubaho. None se ni ukubera iki by'umwihariko aya magambo atunga urutoki kuri Leta ya Nashville yo muri Amerika? Nk'uko ubizi, iyi Leta ya Nashville mu busanzwe niyo iturukamo imiziki yose itandukanye icurangwa mu isi, kandi ibyo ngibyo twigeze kubiganiraho. Iyi miziki yose itandukanye y'isi ituruka muri ino Leta, kandi n'ubwo iyi Leta ivuga ko ari iy'abarepublika bahagaze cyane ku iyobokamana, ariko nk'uko twabibonye muri izi Leta zivuga ko zihagaze ku iyobokamana, naho hari gahunda nyinshi zihari zo kurwanya iyobokamana cyane, nk'uko bimeze no muri Leta z'abademokrate. Rero reka turebe impamvu aya magambo yaba yerekejwe kuri Nashville mu buryo bw'umwihariko. Iyi nkuru ya Tennessee iravuga ngo, igishushanyo cy'ikigirwamana cyo muri Leta ya Nashville cyashyizwe ahagaragara mu myaka irenga 30 ishize, kandi ntitwahagaritse kugitangarira. Barakomeza bati, mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize, igishushanyo cyuzuye cya Patron
cyahagaritswe muri leta ya Nashville ariko kidafite ubumana bwacyo. Gusa ibyo byahindutse ku itariki ya 20 Gicurasi 1990, igihe icyo gishushanyo cy'ikigirwamanakazi gifite uburebure bwa fiti 42 ubwo ni metero 12 cyerekanywe imbere y'imbaga y'abantu ibihumbi. Kumurika icyo gishushanyo byari ibintu bikomeye, aho abantu barenga 5700 bari mu ngoro yacyo kandi bakagenda bareba banakora kuri icyo kigirwamanakazi. Barakomeza bati mu myaka 12 icyo kigirwamanakazi cyari igishushanyo gisanzwe cy'umweru. Hanyuma muri 2002 icyo kigirwamanakazi cyometsweho zahabu kugira ngo kirushe kumera nk'icyambere cy'umwimerere nk'uko Metro Parks bitangaza. Muri uyu mushinga kandi hari harimo kugisiga neza ku maso, ku myenda yacyo ndetse no kubigikikije. Ubwo rero kino ni igishushanyo cy'ikigirwamana cya kera kandi biratangaje cyane. Kiri mu nyubako ihenze cyane ndetse gihawe icyubahiro mu buryo bukomeye. Gifite uburebure bwa metero hafi 12. Byo ni agatangaza. Yego rwose, mu by'ukuri urabona yuko bino ari uguha icyubahiro cyangwa kwishimira igishushanyo cya kera cy'ikigirwamana cyangwa se kongera kubaka ukuramya kwa gipagani. Yego rwose, ariko uko bimeze kose ibi biratanga ubutumwa ku isi yose bw'uko abo muri leta ya Nashville bihuje cyane n'ibigirwamana. Kandi ibyo ntabwo ari ukuvuga ko buri muntu wese uri muri leta ya Nashville asenga ibigirwamana, gusa bino biratanga ubutumwa bwihariye kuri leta ya Nashville. Rero muri icyo gihe ubwo icyo gishushanyo cyashyirwagaho mu mwaka w'1990, ubwo nyine kiriya kigirwamana cyahishurwaga muri Centennial Park kuri tariki 20 Gicurasi 1990, umupasiteri witwa Mary Perry yahise ahagarara imbere y'iyo nzu ikigirwamana cyari kirimo akirwanya avuga ko ari igishushanyo cya gipagani. Uramubona hano afite pankarte yanditseho ngo gusenga ibigirwamana kuje muri leta ya Nashville, kwitwikiriye ubugeni. Ashyiraho amasomo yo mu kuva 24 ibyakozwe ni 17:16 n'urwa mbere rwa Yohana 5:21. None Martin, wavuga yuko iyi ari intambara iri hagati y'ubupagani n'ubukristo? Yego rwose, kandi nureba aya magambo uyu mupasiteri yavuze icyo gihe avuga ngo ugusenga ibigirwamana kwitwikiriye ubugeni. Mbese ubugeni bwo ntibwari ikintu cy'ibanze cyane mu gusenga ibigirwamana kwa kera? Yego rwose, kandi ayo magambo art asobanuye ubugeni n'uyashyira mu bwinshi bigahinduka arts. Harahita hazamo n'amashusho atandukanye arimo na ziriya kinamico z'abajezuiti n'imiziki yabo hamwe n'ibindi bintu byabo byinshi cyane bitandukanye. Ubwo rero icyo tubona hano ni uburyo bw'igishushanyo ariko butanga ubutumwa bwihariye, kandi ubwo ntabwo ari ubutumwa buciye bugufi, ahubwo biratanga ubutumwa bwumvikana kandi busobanutse neza. Ubwo rero iyi leta ya Nashville ni leta ikomeye cyane kandi itangaje, aho gusenga ibigirwamana kose n'imiziki n'amafilime muri Amerika bihurira. None se byagenda bite igihe uriya mubumbe w'umuriro umuhanuzikazi yavuze wituye kuri leta ya Nashville nyine nk'uko yabivuze? None ubwo ibyo byaha urwitwazo irihe shyaka? Byaha urwitwazo ishyaka ry'abarepublike rivuga ko rihagaze ku iyobokamana. Yego rwose, icyo ni igitekerezo cyiza. Ibyo byatuma uruhande rw'abarepublike rubona urwitwazo rwo gushyigikira gahunda zabo, kandi bahita batangira kuvuga ngo twarababwiye ngo Imana yabarakariye cyane bityo mugomba kongera gusenga. Yego rwose, ibyo byahita bituma urwo ruhande ari rwo rugira urwitwazo. Reka dukoreshe iyi nkuru maze tuvuge ko igiye kuba kimwe mu bintu by'ibanze tugiye kwibandaho muri kino kiganiro. Uyu munsi urabona yuko uruhande rw'abavuga ko badahuye n'iyobokamana cyane ari bo bafite inzitwazo nyinshi. Ariko uyu munsi biragaragara yuko izo ngingo z'urwitwazo zirimo ziragenda ziboneka cyane mu ishyaka ry'abavuga ko bahagaze ku ruhande rw'iyobokamana. Yego, ntabwo haciyemo igihe kinini cyane mu buyobozi bwa Amerika bushize ubona ko imbaraga nyinshi cyane zari zifitwe n'ab'iburyo, ubwo n'abarepublike. Yego rwose, none izo mbaraga zagiye byihuse cyane ku ruhande rw'abibumoso bavuga ko badakunda iyobokamana cyane. Ariko ikigaragara cyo nuko izo mbaraga zagiye mu ruhande rw'abibumoso, ubwo n'abademokrate, zizagira ikizigarura ku ruhande rw'abiburyo. None niki cyatuma uha izo mbaraga uruhande rwari rwarazitakaje? Wakora iki? Icyo ukora ni umukino, kandi uwo mukino ukora witwa Hegelian dialectic, aho wemerera izi impande zombi kugongana kugeza igihe ubonye icyo ushaka. Mbese siko bimeze? Yego. Kandi birumvikana ko mu gihe izo mpande zigihanganye umupira uba ujya iburyo ukagaruka ibumoso, gutyo gutyo, noneho bikarangira uwo mupira twagereranya n'imbaraga bigiye hirya cyane mu ruhande rumwe, nanone bikongera bikagaruka hirya cyane mu rundi ruhande,
ndetse ibyo bikajyanirana no gusohora k'ubuhanuzi. Mbese ibyo birashoboka? Yego rwose, ni nabyo dusabwa kurebaho kuko niko Bibiliya bivuga. Rero igitangaje cyane muri zino nzozi Ellen White yagize, yanageze hepfo avuga ku bijyanye n'inkingi zaridukaga. Kandi by'umwihariko inyubako kino gishushanyo kirimo ihagaze ku nkingi zitandukanye. Ndetse hari n'izindi nyubako nyinshi cyane muri ino leta ya Nashville zagiye zubakwa mu bihe bitandukanye zigashyirwaho inkingi zihariye zigaragara. Rero ibyo ngibyo biratangaje cyane, ndetse ntabwo turimo turashyiraho igihe runaka kigomba kubamo ibintu byihariye, ahubwo turi kuvuga cyane ku bijyanye n'imyemerere itandukanye igomba kugongana. Ndetse iyo myemerere ntiboneka muri leta ya Nashville gusa, niyo mpamvu ibyo bintu bigomba kubaho ku isi yose. Aha ku ruhande rw'ibumoso ni igihe icyo gishushanyo cyari kitarasigwa zahabu. Noneho hano ku ruhande rw'iburyo ni igihe kino gishushanyo cyari kimaze gusigwa zahabu. Kandi mbese Martin wagipfukamira? Oya rwose. Ariko ibyo biratanga ubutumwa bwihariye. Ndetse hano hari inkuru ya Wikipedia ivuga yuko kino gishushanyo ari fotokopi cyangwa ikiganano cy'igishushanyo cya Parthenon cya kera. Baranditse ngo irindi zina rihabwa leta ya Nashville niri ngo ikigirwamanakazi cyo mu majyepfo ryagize uruhare runini mu guhitamo iyo nyubako nk'iyibanze mu imurikagurisha ryo mu myaka y'1897. Urabona yuko bino bintu bimaze igihe. Rero bino byaje nyuma y'ikanguka rikomeye mu by'iyobokamana, kandi birumvikana yuko za mbaraga cyangwa umupira wari waragiye mu rundi ruhande. Habayeho ikanguka rikomeye cyane mu by'iyobokamana, maze imbaraga zijya mu ruhande rw'iburyo, noneho hahita hakurikiraho gusenga ibigirwamana, ubwo imbaraga zihita zijya mu ruhande rw'ibumoso. None urabona yuko birimo biragenda byuzuza icyo ubuhanuzi bwavuze. Inyubako zitari nke muri iryo murikagurisha zari zarubatswe hashingiye ku mwimerere wazo wa kera, ariko icyo kigirwamanakazi nicyo cyonyine cyasaga neza byuzuye nk'umwimerere wacyo nyawo. Ni nacyo cyonyine kandi cyarinzwe n'iyo leta, nubwo inyubako z'abagendera ku mafarashi Peters Pavilion zaguzwe maze zikajyanwa hafi aho ngaho. Aha rero tubanje kuvuga ku bijyanye n'imyemerere, ndetse turabona yuko hari amashusho ya gihanuzi agomba gusohora. Ariko hari n'ikindi kintu gitangaje muri iyi leta ya Nashville yo muri Amerika. Kandi ibi ngibi byaturutse kuri Crux, kimwe mu binyamakuru bikomeye bya Kiliziya Gatolika. Baravuze ngo umubikira w'umudominikani afasha mu bikorwa byo guhindura bushya igitabo cy'ibyahishuwe. None Martin, mbese buno buhinduzi bushya buzaba bushingiye ku Protestanti? Hoya rwose, hoya. Kandi ninde muntu uvuga ko ari umuntu mubi mu gitabo cy'ibyahishuwe cya Bibiliya z'umwimerere? Birumvikana ko ari inyamaswa, ariyo bupapa, ndetse n'abari kumwe nayo bose. Iki rero ni ikindi kintu kiri kubera muri leta ya Nashville aho ngaho, aho umuhanuzi w'Imana yeretswe. Baravuze ngo mu myaka 5 ishize umubikira witwa Mary Dominic Pitts wo mu babikira b'abadominikani wo muri bazilika ya Mutagatifu Cecilia w'i Nashville yimbitse cyane mu kwiga igitabo cy'ibyahishuwe. Urabizi Martin, wenda byaba akarusho tunamwoherereje ibyigisho bitandukanye by'abagiye bavuga by'ukuri ku buhanuzi. Wenda tukamwoherereza icyigisho kivuga ngo umuntu uri inyuma y'ibyo tubona, ndetse n'ibindi byigisho bitandukanye nk'ibyo ngibyo, tukazareba ingaruka z'ibizakurikira. Yego rwose, icyo ni igitekerezo cyiza. Barakomeza ngo akoresheje amagambo yakuye ku rubuga rw'uwo mushinga wo guhindura Bibiliya, yavuze ko umugambi w'ubwo buhinduzi ari ukuremamo ubundi busobanuro muri Bibiliya kandi bwigira akamaro bukenewe kuri Bibiliya yose, hamwe no gushyiramo amakuru ashimishije haba ku bahanga mu bya Bibiliya ndetse no ku basomyi bayo basanzwe. Yongeyeho ati uburyo bwiza buzafasha ugukungahara kw'ibyanditswe byera, nk'urugero imyandikire ya Bibiliya, ni ukuzasohora verisiyo cyangwa ingeri zitandukanye arizo zizagarura ukwishimira Kiliziya Gatolika mu bantu, ndetse no kunyurwa n'amajwi menshi y'Imana ari muri ibyo byanditswe. Rero avuga ko hakenewe amajwi menshi cyane y'Imana, kandi muri Nashville niho haturuka amajwi menshi atandukanye y'amafilime n'imiziki. None aravuga yuko hagomba kuzamo n'amajwi atandukanye y'ibyiyobokamana bikoherezwa mu isi yose, aho kugira ngo ribe ari ijwi rimwe ry'Imana. Martin, rero nkunda ijwi rimwe gusa riboneka muri kino gitabo. Mbese nawe siko bimeze? Yego. Mbese kino gitabo cyawe gifite amajwi atandukanye? Hoya rwose, gifite ijwi rimwe gusa. None abavuga ko gifite amajwi menshi atandukanye ntiwaba barimo kwibeshya? Yego rwose.
ibyo ngibyo ari cyo bisobanuye. Ubwo batangiye kuvuga gutyo baba bavuze ko kino gitabo kimeze nka za nyiramubande. Yego rwose, hari ijambo rimwe ry'Imana gusa kandi ni iri ngiri. Ntabwo ugomba kugira ingeri zitandukanye zanditse mu buryo butari bumwe. Ibyo bitanga nyine amajwi atandukanye. Kandi aravuze ngo izo ngeri zitandukanye za Bibiliya nizikorwa bizagarura ukwishimira Kiliziya Gatolika mu bantu. Ubwo aya magambo asobanuye ko kuba hariho ingeri nyinshi zitandukanye gusa nibyo byagarura kwishimira Kiliziya Gatolika mu bantu, bitewe n'uko ibyo byitwa amayoberane ya Babuloni. None ubwo rero turi kubona amayoberane ya Babuloni muri no leta ya Nashville, tukabonamo n'ubupagani, ndetse n'ubwo hagiye habamo abantu muri iyo leta barwanya ibyo bintu cyane ariko bakeya, wenda muri iriya myaka y'1990. Ariko biratangaje cyane ibintu umuhanuzi yavuze, avuga by'umwihariko ku bizaba kuri no leta yo muri Amerika. None Martin, reka tujye mu ijwi rimwe gusa rya Bibiliya, maze turebe icyo iryo jambo ry'Imana rivuga kuri ibi bijyanye n'imperuka y'isi. Kandi imwe muri iyi mirongo twagiye tuyirebera hamwe mu bihe bitandukanye, ariko reka twongere tuyisome. Ibyahishuwe 13 uhereye ku murongo wa 14 haranditse ngo, iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Iyi nyamaswa ivuzwe hano ni inyamaswa ya kabiri yo mu byahishuwe 13. Inyamaswa yavuye mu gitaka kandi ntiyavuye mu mazi menshi. Ubwo bisobanuye ko itavuye mu bantu benshi, ahubwo ubwo ni ubutegetsi bwazamutse buturutse hatari hatuwe. Ubwo rero buno buhanuzi bwerekeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Ubwo rero birumvikana yuko hari ubufatanye bukomeye cyane hagati y'inyamaswa ya mbere n'inyamaswa ya kabiri, ariyo Bugatulika. Ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Rero igishushanyo cy'inyamaswa kizakuza amajyambere kandi kikaba gisa n'inyamaswa ya mbere. Igishushanyo cyangwa ifoto ni ikintu gisa neza nk'umwimerere. None umwimerere ni uwuhe? Umwimerere ni uguhurizwa hamwe kw'itorero na leta. Itorero ryashyiragaho amategeko maze leta zikayashyira mu bikorwa zikayahatira abantu. Uko niko byari bimeze. Rero mu yandi magambo, ubu ni ubuhanuzi buvuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itorero rizajya rishyiraho amategeko maze leta ziyashyire mu bikorwa. Uko niko byanditse. Now, whether you do that openly or whether you do that clandestinely is... Rero ibyo ngibyo wabikora weruye cyangwa se wenda ukabikora mu ibanga, ibyo ntacyo bivuze. Cyambere nuko biba kandi ayo mategeko bikagaragara yuko yaturutse mu iyobokamana. Ibi rero n'ubuhanuzi buvuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itorero na leta bigomba kongera gukorera hamwe mu buryo bwuzuye, bikaba ari ibintu bihabanye cyane n'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Kandi kino gishushanyo cy'inyamaswa ni icy'inyamaswa yari yarakomerekejwe n'inkota uruguma maze ikongera ikaba. Uyu murongo kandi ubwo uratubwira yuko inyamaswa yavuye mu nyanja cyangwa inyamaswa ya mbere itakomeje gupfa nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo yagize amahirwe ibona uyishyirira imyanzuro mu bikorwa. Yego rwose, kandi uwo nguwo ni umunyambaraga. Yego ni ukuri, ibi bimeze nka Herodiya wongoreraga umukobwa we Salome amubwira ati, saba igihanga cya Yohana Umubatiza. Kandi bitinze cyangwa bitebutse uwo mukobwa agomba kubikora. Kandi ayo mategeko yo ntabwo azaba ari ibanga, ahubwo azashyirwa ku mugaragaro, kandi ibihanga byinshi byaba Yohana Umubatiza bizakurwaho maze nabo bishwe. Umurongo wa 15 haranditse ngo, iha ububasha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Aya ni amagambo atangaje cyane. Iyi nyamaswa ifite ubushobozi bwo guha igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka no kubaho kugira ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramye bose. Rero hari amategeko yo gupfa agiye gushyirwaho. Kandi Martin, iyi ni imvugo ya Bibiliya, ntabwo ari amakuru adafitiwe gihamya, ahubwo ni ibintu bigomba kubaho uko byagenda kose. Kandi birumvikana ko iyi nyamaswa ya kabiri ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahinduka byuzuye nk'inyamaswa ya mbere. Kizaba ari igihugu gihurije hamwe itorero na leta mu buryo bwuzuye. Kandi hari umuntu urimo urongorera iyi nyamaswa mu matwi yayo ayibwira ibyo igomba gukora n'uko igomba kubikora. Ariko kugira ngo ibyo ngibyo bigereho ugomba kwigarurira imbaga nyamwinshi. Yego rwose.
ndetse aho ngaho niwo wa mukino wa Hegelian dialectic utangirira, kandi uba ugomba gukoresha itangazamakuru bitewe n'uko uba ushaka ko itangazamakuru ryumvikanisha imyumvire yawe mu bwenge bw'abantu benshi cyane, kabone n'ubwo yaba ari imyumvire irimo intambara rwose, uba ugomba kureka itangazamakuru rigahangana kugira ngo uze kuza kubona igisubizo synthesis. Ndetse ni ngombwa kwibuka yuko ibyo ngibyo biba bigomba kuba ku mpande ebyiri. Yego, impande ebyiri zombi ziyoborwa n'imbaraga imwe, kandi iteka ryose niko byahoze bimeze nk'uko umaze kubivuga, ariko umusozo cyangwa umwanzuro uzaba ari igihano cy'urupfu ku muntu wese utajyana n'ino sisiteme. Niko bimeze, uwo ari we wese aho yaba aturutse hose utajyana n'iyi sisiteme cyangwa utemeranya nayo azaba agomba gukurwaho. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ubwo rero uzaba ugomba gukora icyo wabwiwe maze ugikore, cyangwa se wenda hari wemezwe yuko ari ukuri maze ugikore. Ariko kino ni ikimenyetso cy'inyamaswa ya mbere, kandi iyo nyamaswa yavuze ubwayo ku mugaragaro yuko ikimenyetso cy'ububasha bwayo bw'ikirenga ni uko yakuye ukwera ku munsi wa karindwi w'isabato samedi, ikagushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ibyo ngibyo bishatse kuvuga ko yiyerekana nk'aho iri hejuru ya Bibiliya, ndetse yuko n'imihango yayo iri hejuru ya Bibiliya. Kandi ibyo ngibyo ni ukurwanya Imana kweruye cyane, ni ukwigomeka ku Mana kw'ikirenga. Ikindi kintu kigaragara neza ni uko ibyo ngibyo ni nabyo Satani yashakaga akiri mu ijuru. Yego rwose, yashakaga kwiha ubutware bw'Imana, kandi yibanze ku kimenyetso Imana yo ubwayo yabwiye abantu kutibagirwa, aho ahubwo yatangiye ivuga ngo wibuke. Ubwo rero kugira ngo icyo kimenyetso cy'inyamaswa kibashe gushyirwaho, bazaba bagomba kumenya neza ko utagomba kugura cyangwa kugurisha, keretse gusa wemeranya na sisiteme, maze ukakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina ry'inyamaswa. Izina iteka ryose rihagarariye imico. Mbese siko bimeze? Yego. Ubwo rero iyo wakiriye izina ry'inyamaswa, ibyo bisobanuye yuko imyumvire yawe cyangwa se imico yawe iba igomba kuba ihuje n'imico y'inyamaswa. Ubwo rero uba wakiriye imico yayo. Mbese dusabwa kugira imico yandi Martin, dusabwa kugira imico ya Yesu. Ubwo rero iyo wakiriye izina ry'inyamaswa, uba wambaye ikanzu itaratunganyirijwe mu ijuru. Kandi aba ni abatarakiriye gukiranuka kwa Kristo. Yego rwose, abazaba bameze batya ni abatarakiriye gukiranuka kwa Kristo, ahubwo bazaba bafite ukundi gukiranuka gushingiye ku mirimo, ndetse by'umwihariko imirimo y'amasakramentu no kubahiriza umunsi w'icyumweru, itegeko rya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ibyo ngibyo ni ibintu byose bijyana n'amasakramentu, kuko muri Kiliziya Gatolika y'i Roma izo ni ingingo z'agakiza, ndetse uba ugomba kwicwa igihe cyose utabyumvira. Ndetse bakongera bakandika ngo n'umubare w'inyamaswa, ndetse uwo mubare turawuzi ko ari 666, ukaba ari umubare w'ubwigomeke ku Mana. Aha rero hari ubuhanuzi Martin buvuga ibigiye kuba mu isi, kandi bigomba kubaho rwose bitewe n'uko byanditswe hano muri Bibiliya. Bizaba bigomba gusohora utitaye ku kuntu ko ariko kose bariya bakobwa ba Maraya nawe bagerageza kubihindagura. Ibi ngibi ni ibigiye kubaho rwose utitaye kuko umuhanga wese mu bya teolojiya yaba abivugaho. Kandi tugomba gusuzuma uko uyu mukino urimo urakinwa, ndetse nk'uko twabivuze mbere, izi mpande zombi zitandukanye ziyoborwa n'imbaraga imwe. Rero twabirebera mu ntambara y'uburasirazuba buhanganye n'uburengerazuba, cyangwa se tukabirebera mu buryo bw'imyumvire ibiri ihanganye, abavuga ko baharanira ukwishyira ukwizana ndetse n'abavuga ko baharanira iyobokamana, cyangwa se wenda mu buryo bw'amashyaka, abarepubulike bahanganye n'abademokarate. Izo mpande zombi ebyiri ziyoborwa n'imbaraga imwe. Kuko biramutse bitagenze gutyo, ihame rya Hegelian dialectic ntabwo ryabasha gukora. Yego rwose, niyo mpamvu utagomba guhitamo uruhande uhagararana narwo. Ibyo ni ukuri rwose, twakomeje kubivuga inshuro nyinshi yuko utagomba kugira uruhande uhagararana narwo. Icyo usabwa gusa ni ukwicara ugasuzuma, nk'uko waba usuzuma nyine ikintu gisanzwe ariko utagifitemo uruhare. Kugeza ubu ngubu rero dufite intambara n'impuha z'intambara, kandi nk'uko twakomeje kubivuga Martin, ushobora gukoresha izi mpande zombi kugira ngo ubashe kurema icyerekezo runaka ushaka. Reka tubanze turebe kuri ino ngingo y'intambara. Mbese byashoboka yuko intambara zigena ibyiyumviro by'abantu benshi cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Yego rwose. Rero iyi ntambara y'umwihariko dufite muri kino gihe, mbese aba ari intambara igambiriye guhindura imipaka gusa, cyangwa se hari n'icyiciro cy'imyumvire kiri muri iyi ntambara? Yego rwose, mu buryo bwuzuye hari aho ihuriye n'imyumvire cyane.
mbese uburusiya ntibwavuze inshuro nyinshi kandi bweruye bw'uko budashaka iriya myumvire y'abasayishije iboneka mu burengerazuba kuza kugera no mu bice byabo. Yego rwose barabivuze cyane, ndetse by'umwihariko Perezida Putin yavuze yuko iyi ngiyi mu by'ukuri atari n'intambara, ahubwo yavuze yuko ari ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Yego rwose yavuze ko ibyo bikorwa bya gisirikare bigambiriye gusubiza hirya iyo myumvire y'uburengerazuba irimo gusayisha. Rero hari ibitekerezo bitandukanye cyane muri iyi si kuri no ntambara, ariko urabona ko ibitekerezo nyamukuru birimo biracecekeshwa. Mbese siko bimeze? Yego rwose, nk'uko twagiye tubibona inshuro nyinshi cyane kuva mu bihe byashize. Uyu munsi nk'urugero ushobora kubona amasheni makeya cyane kuri YouTube avuga ku bijyanye n'amakuru arimo araturuka mu Burusiya avuga ku ntambara ya Ukraine. Ibyinshi muri kino gihe ntushobora kubibona. Rero iyo ushaka kumenya yuko abantu bari mu murongo wawe nk'uko ubishaka, uburyo bumwe bwo kugira ngo ibyo bintu bigerweho ni ukubanza gucecekesha uruhande rutumvikana nawe. Nk'urugero rutoya dufashe ku birimo birabera muri Afurika y'Epfo, twagiye tugira ikigo cyihariye gishinzwe gusa gucecekesha amakuru y'abatumvikana nabo, kandi icyo kigo cyagiye gikuraho buri kintu cyose kigaragara ko kitumvikana na gahunda yabo, kabone n'ubwo cyaba cyatangiwe amakuru afatika afitiwe gihamya ariko adahuje n'umurongo rusange w'itangazamakuru rindi. Mbese niba wibuka neza, icyo kigo cyaba cyaragiye kireka uruhande rutumvikana nacyo cyangwa cyagiye kirubangamira, cyagiye kirushyira hasi cyane kirugeza ku ndiba, kandi iyo kirushyize hasi kikarugeza ku ndiba ntabwo ibyarwo biba birangiye. Mu by'ukuri gucecekesha uruhande rumwe ntabwo byigeze bigira umusaruro bigeraho rwose. Byasaga nk'aho bikoze mu gahe gatoya runaka, ariko nta musaruro uhamye byagiye bigeraho, kandi urwo ruhande rwagiye rucecekesha urundi rwagiye rubona umusaruro utandukanye cyane rwose n'ibyo rwashakaga. Ibyo niko bimeze mu by'ukuri, kandi ni kimwe mu bigize ihame rya Hegelian dialectic. Rero muri iyi myaka isaga 6,000 ishize, Satani agomba kuba yarasobanukiwe neza n'uko imiterere y'abantu imeze. Wenda reka dufate nk'urugero rumwe. Mbese iyo ukumiriye filime z'urukozasoni, izo filime zaba zihita zigenda burundu, ahubwo kuzicecekesha niko kuzamamaza wihuse cyane. Ariko bano bantu bagerageza kugaragaza ko bazicecekesha, nyamara mu by'ukuri baba bashaka kuzamamaza. Hano The Guardian yaranditse ngo YouTube imaze gukuraho amasheni arenga 9,000 avuga ku ntambara yo muri Ukraine. Barakomeza ngo YouTube yakuyeho video zirenga 70,000 n'amasheni arenga 9,000 avuga ku ntambara yo muri Ukraine kubera kurenga ku mabwiriza agenga urwo rubuga, aho hakubiyemo no gukuraho amashusho yose yavugaga ko igitero cyagabwe kuri Ukraine ari misiyo yo kubohora. None se Martin, ni iki gituma YouTube iba abanyabwenge cyane, kandi ninde ugenzura runo rubuga rwa YouTube? Umunyabwenge cyane ubasha kumenya ikigomba gukurwaho n'ikigomba gusigaraho agomba kuba, cyangwa se bagomba kuba ari bamwe mu bantu bafatira imyanzuro isi, kandi ugomba kuba n'imiryango ikomeye cyane. Yego rwose. Barakomeza bati umuyobozi mukuru wa YouTube ushinzwe ibishyirwa kuri urwo rubuga witwa Neyo Mohan yagize ati, dufite amategeko agenga ibikorwa bikomeye by'urugomo n'ihohoterwa, kandi ayo mategeko areba no ku bintu birimo nko guhakana ibyo bikorwa bikomeye by'urugomo, uhereye kuri jenoside yakorewe abayahudi kugeza ku byabereye i Sandhook. Kandi ibi byumvikane ko ayo mategeko anareba ubugizi bwa nabi bukomeye buri kubera muri Ukraine. Ubwo rero twakoresheje ayo mategeko. Who's the we, Martin? None abayita twebwe ni bande Martin? Twebwe ntabwo twahita tubabona. Ndetse twakoresheje ayo mategeko kugira ngo dufate ingamba zikakaye zirimo nko gukuraho ayo mashusho atumvikana natwe. Yakomeje ati, inshingano ya mbere dufite kandi y'ingenzi cyane ni ukumenya ko abantu bose bashaka amakuru kuri iyi ntambara bashobora kubona amakuru nyayo yujuje ubuziranenge kandi yizewe kuri runo rubuga rwa YouTube. Ubwo rero hagomba kuba hari abantu b'abanyabwenge cyangwa itsinda ry'abanyabwenge rizi neza icy'ingenzi cyane gikenewe, cyangwa se amakuru y'ingirakamaro abantu bagomba kumenya nayo batagomba kumenya. None byagenda biteye Martin, urundi ruhande rucecekeshwa rubaye rufite amakuru nyayo yo ku rwego rwo hejuru kandi y'ingenzi abantu bakeneye kumva, ariko bakaba barabujijwe kuyumva. Mbese ahubwo bino bituma ushakashaka cyane. Yego rwose, cyane cyane by'umwihariko ishaka kumva impande zombi. Ibyo niko bimeze, keretse gusa ubaye urujyana n'ibivuzwe byose utabanje kubisuzuma. Ni ukuri rwose, keretse ari babandi bahita bafata ibintu bakabyumva uko bibwiwe gusa.
ariko bibe uko byakabaye. Iterabwoba igihe cyose niyo ntwaro y'ibanze bano bantu barimo barakoresha kugira ngo babashe gusunika gahunda zabo. Reka rero dukomeze kureba kuri bimwe mu bintu bikomeje kubera muri no ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse birimo biribasira isi yose. Hari ayandi makimbirane ashobora kuba agiye kubaho hagati ya Moscow ihanganye na Lithuania ndetse n'ubumwe bw'Uburayi. Mu cyumweru gishize igihugu cya Lithuania cyafashe umwanzuro wo guhagarika ibintu byose biri mu bihano by'Uburusiya kunyura muri icyo gihugu bijya mu gice cy'Uburusiya kindi cyitwa Kaliningrad. Ibyo byatumye Uburusiya burakara cyane buvuga yuko ari ibikorwa by'urugomo n'iterabwoba ririmo rirakorwa ku Burusiya. Ukurikije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yavuze ko guhagarika ibyo bintu bivuye mu Burusiya binyuze muri Lithuania bikajya mu gice cy'Uburusiya cya Kaliningrad. Iyo myanzuro Uburusiya bwayise ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse bikaba ari ibikorwa byeruye byo kurwanya Uburusiya. Uburusiya bwatanze umuburo ukomeye cyane yuko buzasubiza kuri ibyo bikorwa by'ubushotoranyi kandi bukabifatiraho imyanzuro ikomeye cyane. Umwe mu bayobozi b'Uburusiya bakomeye yavuze yuko bazasubiza kuri icyo gikorwa cy'ubushotoranyi mu buryo buzatuma abatuye mu gihugu cya Lithuania bagerwaho n'umubabaro ukomeye. Mukurikira aya magambo ye. Uru rugero rw'ibyo Lithuania yakoze ruragaragaza yuko udashobora kwiringira amagambo y'uburengerazuba cyangwa amasezerano muba mwaragiranye. Uburusiya mu buryo buhamye buzasubiza kuri kino gikorwa cy'ubushotoranyi kandi imyanzuro ikakaye iri kwigwaho hagati y'inzego z'ubuyobozi bwacu ndetse izashyirwa mu bikorwa mu gihe cya vuba cyane. Ingaruka z'iyo myanzuro tuzafata izaba ikomeye cyane kandi izangira ingaruka mbi zangiza ku baturage bo mu gihugu cya Lithuania. Ibyakurikiye gukanga kwaturutse mu Burusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zivuga ko ziri kumwe na Lithuania kandi zashimye icyemezo cya Lithuania cyo gufatira ibihano ibicuruzwa by'Uburusiya byajyaga muri Kaliningrad. Leta Zunze Ubumwe kandi zavuze ko zizafatanya na Lithuania uko byagenda kose. Twabivuze mu buryo bweruye kuri no ntambara y'Uburusiya muri Ukraine kandi twari twaranabahaye umuburo ukomeye cyane mbere y'intambara yuko nibatera Ukraine bazahura n'ibihano bikakaye cyane by'ubukungu. Ndetse twavuze yuko amasezerano twasinye muri OTAN ndetse by'umwihariko itegeko rya 5 ryo gutabarana ritanga isezerano ry'uko gutera igihugu kimwe cya OTAN bihwanye no gutera OTAN yose. Iryo sezerano rizubahirizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose, rizanakurikizwa Uburusiya nibutera Lithuania. Rero Martin mu by'ukuri icyo uriya muvugizi w'Uburusiya we abanje kuvuga nuko ngo hazabaho ingaruka zikomeye cyane kandi mbi, kandi avuze yuko imyanzuro barimo barigaho izababaza cyane abaturage ba Lithuania. Mbese ukurikije uburengerazuba bw'isi amakuru yaba ari ukuri cyangwa yaba atari ukuri. Ubu rero dufite impande ebyiri nanone. None ifashe Uburusiya n'itangazamakuru n'urugero. Uburusiya ntabwo buhagaze bwonyine, ahubwo nabwo buri kumwe n'umuryango wa BRICS. Kandi BRICS irimo ibihugu byinshi bitandukanye birimo na Afurika y'Epfo n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo n'Ubuhinde hamwe n'Ubushinwa. Kandi Ubuhinde buracyarimo buragura esanse nyinshi y'Abarusiya. Ubwo rero twavuga yuko isi yose itarimo irabona ibintu kimwe nk'uko YouTube ibibona. Uramutse ugendeye ku mibare y'abaturage, 1/2 cy'abaturage b'isi baba bari ku rundi ruhande. Mbese ubwo ngubwo ibingibi byarimo barategura izi nzira ihame rya Hegelian dialectic. Yego rwose, nubwo iyi ntambara wayikuramo iyo abantu benshi bari gutinya cyane ubu ngubu, ariko urabona yuko hari intambara y'imyumvire nayo irimo irahangana. Kandi wakwibaza ngo mbese ibingibi bizagarukira hehe? Hano hari inkuru ya Independent iravuga ngo Putin yakangishije ko ku mpera z'uyu mwaka azashyira ku mirongo y'urugamba misile kirimbuzi yitwa Satani wa kabiri ishobora kugera mu Bwongereza ikaburimbura bwose mu minota 3 gusa. Aho ni ku mpera z'umwaka wa 2022. Mbese ziko bimeze? Yego. Biratangaje cyane ko igihe cyose barimo barashyira hano matariki na bino bihe, ariko bikagenda byigizwayo inyuma gakeya cyane. Gusa gushyiraho ibihe nka gutya bituma abantu babaho bari mu bwoba. Yavuze ati tuzakomeza guteza imbere no guha imbaraga ingabo zacu duhanze amaso cyane iterabwoba rishobora guturuka mu bya gisirikare. Yongeyeho ati nta gushidikanya ahubwo ko tuzarushaho gukomera. Umuyobozi wungirije wa komite ishinzwe umutekano w'Uburusiya witwa Alexei Zuravyov mu kwezi gushize yatanze umuburo ko Uburusiya buzakoresha misile kirimbuzi yihuta cyane kuruta ijwi yitwa RS-28 Salmat, izwi cyane mu burengerazuba nka Satani wa kabiri, yarimbura Ubwongereza bwose mu masegonda
amasegonda 200 gusa. Uyu muburo uje nyuma y'uko igihugu cya Finland gituranye n'Uburusiya kigaragaje ko gishaka kwinjira muri NATO. Uwo muyobozi w'Uburusiya yavuze ngo niba Finland ishaka kwinjira muri uyu muryango wa OTAN, tuzibaza niba kino gihugu nacyo gikomeza kubaho cyangwa kigomba gukurwaho. Yakomeje ati, niba Amerika iteje umutekano muke kuri leta yacu, ibyo ni byiza, ariko dore Satani wa kabiri, ariyo misile kirimbuzi ibagenewe, kandi muzahinduka ivu ritewe n'ibisasu bya kirimbuzi niba mutekereza ko Uburusiya butagomba kubaho. Ndetse na Finland nayo ivuga ko ari umwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo nayo nibe yitegura. Rero hari iterabwoba rikomeye cyane ririmo rirumvikana mu isi yose, kandi ino si iri mu bihe by'amage n'ubwoba. Ndetse ubwoba ni igikoresho gikomeye cyane cyo kuyobora ubwenge. Ndetse abantu bamwe bashobora kwibaza ngo kubera iki Uburusiya burimo burakora gutya? Mbese baba bafite impamvu yumvikana yo gukora batya? Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko ushobora gufatirwa mu mutego uramutse utabizi. Twagiye twerekana mu byigisho byatambutse ko ibintu uyu mugabo Perezida Putin avuga byamuteye gutangiza iyi ntambara bishobora no kumvikana cyane mu buryo bw'iyobokamana kurusha uruhande ruriho Abanyamerika. Yego rwose, igitangaje cyane nuko uba wumva ibyo bavuga bijyanye n'imico mbonera n'iby'iyobokamana biba bituruka cyane no mu ruhande rwa Putin. Noneho ugasanga ibyo bavuga ko baharanira umudendezo wo gukora ibyo bashatse biraturuka cyane mu ruhande rwa Biden. Yego rwose nibyo, dufite uguhangana gukomeye cyane kandi dukwiye gutekereza impamvu yako. Niyo mpamvu umuntu atagomba gufata uruhande na rumwe, nubwo rwose wabona ko ari ibintu bijyanye n'iby'iyobokamana n'imico mbonera. Nibyo rwose, natwe ntabwo turimo turafata uruhande. Reka ibyo ngibyo twongeye tubivuge mu buryo bweruye. Twe turi kureba ku ihame rya Hegelian dialectic, ntabwo rero ari ugufata uruhande. None rero Martin, niba nari intambara y'ubutita yaba igiye kurangirira mu ntambara yeruye, cyangwa se wenda niba ari uguhangana kw'imyumvire kuzakomeza gutyo, ibyo ngibyo hazaza hazabitubwira. Twe icyo tuzi neza ni umwanzuro w'ibintu bintu byose bizageraho. Hagomba kubaho igishushanyo cy'inyamaswa, kandi icyo gishushanyo cy'inyamaswa kizaba gishyira mu bikorwa ibihuje n'imico n'amategeko y'inyamaswa, ariyo sisiteme ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ibyo ngibyo niko bigomba kugenda. None wibaze kino kibazo, mbese Roma yabifatanyije kandi irimo irakorana n'izi mpande zombi? Yego rwose. Mbese ibyo ni ibintu byanabonerwa gihamya igaragara? Yego rwose. Ntabwo ushobora guhakana ko itorero na leta ubu ngubu bifatanyije. Mbese Kiliziya Gatolika y'i Roma yaba irimo irakorana n'inzego za politike gusa, cyangwa se yaba irimo irakorana n'itangazamakuru naryo? Byombi. Wongeyeho n'abacuruzi bakomeye bo mu isi. Kiliziya Gatolika y'i Roma iri hagati yagizwe ipfundo. None ubwo ninde urimo urayobora bano bantu bose? Nuriya mugabo wambara ikanzu y'umweru afatanyije n'uriya wambara imyenda y'umukara. Ibyo ngibyo ni ukuri rwose. Reka tube tubyihoreye kuko n'icyigisho duheruka gutambutsa wigeze kuvuga ku magambo nk'ayo ngayo, maze bituma abantu benshi bibaza ngo mbese umupapa ukomeye muri bariya kurusha undi ninde? Yego rwose, icyo ni ikibazo gikomeye, ariko ndatekereza yuko twigeze kubivugaho. Mbese ntitwerekanye amateka y'uriya mupapa mu bihe byashize? Uwambara imyenda y'umukara n'uwambara imyenda y'umweru bombi bari mu muryango umwe, kandi utitaye ku kuba umwe afite umwanya umwe undi afite undi, bombi bari mu muryango umwe ugendera ku mategeko amwe kandi badashobora kurengaho. Ubwo rero ufite umupapa wambara imyenda y'umweru n'uwambara imyenda y'umukara, kandi ibitekerezo byabo bombi nibyo biyobora isi. Reka tube tugarukiye aho ngaho. Abantu benshi bakomeza kuvuga ngo ayo ni amakuru adafitiwe gihamya. Ibyo ni kimwe no kuvuga wa mwami utagaragara. Yego rwose, ni kimwe n'ibyo ngibyo. Noneho reka tugaruke, mbese bino bintu bizagarukira he? Bigomba kuzagera ku rwego bizemeza abantu. Reka rero turebe aya makuru yandi tumenye ibirimo biraba. Many had predicted the conflict in Ukraine will kick off another Cold War. Tonight we want to tell you it has already begun. Abantu benshi bagiye bavuga yuko iyi ntambara iri muri Ukraine izarema indi ntambara y'ubutita nshya. Uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire yuko iyo ntambara y'ubutita yindi yatangiye. OTAN yashyize ingabo 300,000 mu gika cyo guhora biteguye cyane bikomeye. Ingabo 300,000 ubu nizo ziteguriye urugamba mu buryo bwihuse. Ibyo bishobora kugira icyo bikubwira. Mbese intambara y'ubutita ni iki? Ni intambara itabirimo kurasana nyako, ariko ibirimo guhangana gukomeye kundi kwinshi. Ibirimo ibihano by'ubukungu ndetse no kubaka ibitwaro bikomeye bya gisirikare. Mu yandi magambo, ibintu byose biba birimo muri iyo ntambara, uretse gusa kuba batarimo bararasana bya nyabyo. Aya ni amagambo y'umuyobozi wa NATO.
ingabo za otani zirimo ziritoza mu bihugu byose bigize otani, kandi turimo turazengurutsa izo ngabo mu bihugu byose kugira ngo zitangire zimenyerane n'abaturage, batangire bamenye naho bashobora kurwanira intambara muri ibyo bihugu bitandukanye bya NATO. Uyu muryango wacu uhurije hamwe ibihugu byiyemeje gutabarana kandi urakomeye cyane kuva igihe intambara y'ubutita yarangiriye. Uburayi bushobora kongera guhinduka isibaniro ry'urugamba mu gihe gitoya cyane kigiye kuza. Uyu munsi iyo ntambara n'ubundi yaratangiye muri Ukraine, kandi iki kibazo cyo muri Ukraine cyahindutse ikibazo cya mbere gikomeye cy'umutekano ku bumwe bw'uburayi bwose. Abanyaburayi nta yandi mahitamo bafite uretse kwitegura intambara ikomeye cyane. Amerika nayo yemeranya n'ibyo bintu bishoboka, niyo mpamvu irimo irohereza ingabo zayo nyinshi cyane zijya mu Burayi. Ubwongereza n'Ubudage nabyo byavuze ko bizatanga ingabo kandi ko bazakomeza kongerera ingufu ibihugu bya NATO biri mu Burayi bw'Uburasirazuba. Twamaze guhamya ko itegeko rya gatanu rya otani ryo gutabarana ari itegeko ryera ritavuguruzwa, kandi gutera igihugu kimwe cya otani bihwanye no gutera otani yose. Ndetse tuzarinda buri santimetero yose y'ubutaka bwa otani. Twebwe n'abafatanyabikorwa bacu turi kugenzura neza ko otani yiteguye mu byerekezo byose ndetse no muri buri hantu hose, haba mu mazi, mu kirere cyangwa ku butaka. Nubwo Putin yongeye kubuza amahoro uburayi bwose akarwanya n'amategeko mpuzamahanga agenga ibihugu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bacu natwe turi kwitegura kugira ngo tumenye neza ko dushobora guhangana. Ubumwe muri otani yose burakenewe ubu ngubu, kandi ibyo ni ngombwa cyane muri kino gihe. Uyu munsi Amerika imaze kohereza ingabo 5,000 mu gihugu cya Romania gusa. Ikindi kandi igiye kohereza ingabo mu Bwongereza. Amerika izahashyira batayo 2 z'indege z'intambara za F-35. Aha gatatu ni muri Espanye, naho izahohereza amato 2 akomeye y'intambara. Mwibuke yuko Espanye isanzwe ifite andi mato y'intambara kirimbuzi y'Abanyamerika. Uyu munsi ayo mato 2 yandi niyoherezwa izaba igize amato 6 ari imbura y'Abanyamerika y'intambara. Amerika kandi igiye kohereza mu Butaliyani no mu Budage intwaro zisenya ibisasu byo mu kirere birashwe. Ndetse kandi Amerika igiye gukora ikintu gikomeye cyane muri Polonye. Muri kino gihugu Amerika igiye kubashinga ibirindiro bihoraho bya gisirikare. Bizaba ari kimwe mu birindiro 5 bya gisirikare bya Amerika bihoraho bishinzwe mu Burayi, kandi bizajya bihoraho za ngabo ziteguriye urugamba, hamwe no mu gihugu cya Estonia na Slovakia, no muri Hungary, no muri Latvia na Lithuania na Romania na Bulgaria. Aho hose Amerika igiye kohereza ingabo zirenga 15,000, kandi muri ibyo bice Amerika irahagaragara cyane ubu ngubu. Ubwo uteranyije igiteranyo cy'izo ngabo zose ni ingabo 300,000 zizajya zihora ziteguriye urugamba. Zizajya ziba zivanzemo ingabo za Amerika ndetse n'ingabo zindi z'ibyo bihugu bya otani. Ubwo rero muri makeya otani imaze kugira ingabo n'ibirindiro bikomeye cyane mu Burayi bw'Uburasirazuba impande z'Uburusiya. Ariko Putin nawe yavuze ko atazarebera, ahubwo agiye kugira icyo akora cyihuse cyane. Otani iri kuvuga ko ishaka kurinda ibihugu byayo, yarangiza igakoresha abanya-Ukraine n'amaraso yabo, ivuga ko ishaka kwirinda. Icyo mbona uwo muryango wa otani ushaka ni ingaruka zikomeye cyane batigeze batekereza, kandi aho kwirinda intambara barimo barishora mu ntambara, bayobowe n'igihugu kiyoboye otani cy'Abanyamerika gifite inyota yo gutegeka isi yose gusa. Uko bakomeza kohereza ingabo n'intwaro zikomeye mu Burasirazuba bw'Uburayi, nanjye giye kubigana nohereza ingabo n'intwaro zikomeye ku mipaka yacu y'Uburayi bw'Uburasirazuba. What would a Russian mirror deployment mean? Mbese Uburusiya buba busobanuye iki buvuga ko bugiye kwigana otani mu bijyanye no kohereza ingabo ku mipaka? Bisobanuye ko bagiye kohereza misile nyinshi zikomeye ku mipaka, amato y'intambara ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Uburusiya bushobora kuba bwaratumye otani yongera gukomera ahubwo, ariko Putin ntabwo azarekeraho gukomeza gutanga ubutumwa. Iyi ntambara irimo iragenda ifata indi ntera. None Martin, urebeye mu cy'ubuhanuzi buvuga, mbese intambara n'impuha z'intambara byaba birimo biriyongera? Yego rwose, bigeze ku rugero rwo hejuru cyane. Mbese hari impande zombi? Yego. Wavuga yuko zino mpande zombi zitandukanye cyane bya nyabyo, cyangwa se wavuga ko kuri buri ruhande rwose bwa bwami bwa Roma buhagaragara? Buragaragara kuri buri ruhande rwose, kandi izi mpande zishobora gutandukanywa gusa wenda n'ahantu ziherereye, ariko imyumvire yazo ntabwo itandukanye cyane. Yego rwose. Ubwo rero tuzava muri no ntambara twinjire mu ntambara y'imyumvire, bitewe n'uko kino kibazo kigomba kugenda kikagera mu bijyanye n'imico mbonera, kikagera mu mategeko agenga imico mbonera.
kandi ayo mategeko agomba gutangwa n'inyamaswa ya mbere. Ibwira inyamaswa ya kabiri kuyishyirira mu bikorwa ayo mategeko yahawe n'inyamaswa ya mbere. Icyo ngicyo nicyo ubuhanuzi buvuga ko aricyo kigiye kubaho. Rero nabonye yuko bitangaje cyane kuba uku guhangana gukomeza gukura, gushobora no kugera ku rugero rwo hejuru cyane. Yego rwose, birimo birazamuka bigera ku mugambi ukomeye, kandi ikigaragara cyo nuko hari undi mugambi cyangwa gahunda ibiri inyuma. Ndetse Satani mu by'ukuri nta kuntu yaba atarimo aragenzura bano bantu. Niwe mugenamigambi ukomeye cyane w'ibi ngibi byose. Ibyo ngibyo wibuke yuko tubwirwa yuko afite umujenerali we ukomeye muri ino si umufasha kugena imigambi ye. None si Satani mu by'ukuri yaba agambere bwa nyuma kuzatera abandi? Ni ubwoko bw'Imana hamwe n'Imana ubwayo. Bitewe n'uko yanga Imana, ndetse kubwo kwanga Imana kwe yanga n'abayihagarariye bose bari muri ino si. Abo ngabo bitondera amategeko y'Imana bakanagira no guhamya cyangwa ibihamya bya Yesu Kristo. Avuga yuko abo ngabo bagomba gukurwaho, akavuga ko ubutegetsi bw'Imana bugomba kuvaho rwose. Ibi rero nibiteguriza iyo ntambara iheruka. Yego rwose, ushatse bivuga gutya ko abo ngabo bakeya basigaye bitondera amategeko y'Imana nibo bwa nyuma ashaka kurusha ibindi bintu byose, bitewe n'uko abandi bose batari muri uwo murongo ubusanzwe bari mu murongo wa Satani. Kandi niba hari ikintu cyose yakoresha kugira ngo agere kuri uwo mugambi wo kurwanya ubwoko bw'Imana, azagikoresha, kandi abadahitamo kuba ku ruhande rw'Imana ntabwo azabarwanya. Ubwo rero muri zino mpande ebyiri z'isi, abagira uruhande urwo ari rwo rwose bahagararaho baba bahagaze ku ruhande rubi, bitewe n'uko zose ari z'umuntu umwe ari we Satani. Ubwo rero uba ugomba kutagiraho uhagarara cyangwa ubogamira iyo bigeze ku guhangana kubera muri ino si, ariko ntuba ushobora kutagiraho ubogamira cyangwa uhagarara iyo bigeze ku mpamvu z'imyizerere n'iyobokamana, bitewe n'uko uhita ushyirwa mu ruhande rw'abanzi b'Imana. Reka rero tuve muri bino bijyanye na politike hamwe n'iby'iyi ntambara, maze twinjire mu bijyanye n'imyemerere. Ku bijyanye na tegeko rya Roe vs Wade, hano haranditse ngo muri buri mujyi wose munini na buri mujyi wose muto, inyubako zawo zigomba gutwikwa zikagezwa ku butaka. Ubwo rero hari imyigaragambyo ikomeye cyane nyuma y'uko urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruhiritse cyangwa rukuyeho itegeko rya Roe vs Wade ryemerera abagore n'abakobwa gukuramo inda. Ino nteruro usomye ubwayo mbese ntiyumvikana nk'impinduramatwara y'Abafaransa? Absolutely. Yego rwose nta gushidikanya. Kandi impinduramatwara y'Abafaransa ni icyitegererezo cy'uko isi yose igiye kumera igihe urugero rwo kwihanganirwa kw'imbabazi z'Imana ruzaba rumaze kurengwa, kandi turabona ko tugeze ku nkengero zabyo. Rero reka turebe gatoya ku bijyanye n'ino myigaragambyo tubone kugira icyo tubivugaho. Muri buri mujyi wose mutwike inyubako muzishyire ku butaka. Urabona yuko tugiye kugira imbaga nyinshi y'abantu, kandi dutegereze ko hagiye kubaho ikintu gikomeye, kuko hano hantu niho hari hasanzwe hari igishushanyo cy'ubwigenge bwacu. Ubwo rero abagore n'abakobwa bose batagifite uburenganzira bwo kugenzura imibiri yabo, bagomba kuza hano muri Leta ya New York bagahabwa serivisi bashaka. Umwana ntabwo aba ari umuntu muzima ataragera hanze ngo ahumeke bwa mbere. Murwanye urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika, murwanye urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika. Dufite ibibazo byinshi cyane bimwe biraboneka mu rukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika kuko rumaze kwiha ububasha bwo hejuru cyane. Uru rukiko rwatakaje kugendera ku mategeko, none rwagiye cyane ku ruhande rw'iyobokamana rwirengagiza ibyo abantu bashaka. Aya ni amakuba ajyanye no kutubahiriza amategeko.
urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika ruri guhura n'igitutu gikomeye cyane kijyanye no kugenzura niba rwubahiriza amategeko koko cyangwa se niba rwarabogamiye cyane kuyobokamana. Uru rukiko rw'ikirenga rwatakaje kubahiriza amategeko none rutangiye kubangamira abaturage. Urukiko rw'ikirenga rwatakaje kubahiriza amategeko ya Amerika. Ibyo ndabibabwira mbabaye. None Martin, ibi ni ibitangazamakuru bizwi kandi bitanga amakuru nyayo. None baba barimo baravuga amagambo amwe kandi atari bamwe, ari nabyo byumvikanisha ko babwira kuvuga gutyo wari umwe. Yego, iri si itangazamakuru ahubwo ni icengezamatwara. Kandi na Biden ajya akoresha iryo jambo ngo kutubahiriza amategeko, ndetse ibyo na Vice Perezida Hahise abishyiraho ya nseko ye ikomeye cyane. Yego rwose. Reka ibyo tube tubyihoreye tuvuge uko ibintu bimeze. Mbese kino cyaba ari ikibazo kijyanye n'imyemerere? Yego rwose. Urabona hari ibintu byinshi cyane bijyanye n'imyemerere byabaye ku itariki 6 z'ukwa mbere 2021 ubwo inteko nshinga amategeko y'Amerika yaterwaga. Ariko ubu ngubu ntabwo mbona ko hari itandukaniro rihari na bino bintu bindi birimo birabaho uyu mwanya. Actually, Martin, we're not allowed to say women anymore. It's now a birthing parent. None Martin, ngo ntabwo tucyemerewe kuvuga ngo abagore, ahubwo ngo tugomba kuvuga ngo ababyeyi babyara. Kandi nakubaza Martin, mbese ubara nk'umubyeyi ushobora gutwita akabyara? Hoya rwose, hoya. Ariko ibyo ngibyo niko abanyamerika babyizera. Bizere ko umugabo ashobora gutwita akabyara. Niyo mpamvu muri Amerika bavuga ko umugore atari we wenyine ushobora gutwita akabyara, ahubwo n'umugabo bashobora kuvuga ko yabikora. Niyo mpamvu basigaye bavuga ngo ababyeyi babyara mu cyimbo cyo kuvuga abagore. Ubwo rero birumvikana ko ari ikibazo kijyanye cyane n'imyemerere. No mu nteko nshinga amategeko niko bigenda. Mbese ubwo twaba dufite kuguhangana gukomeye ubwo ngubwo gushobora no kubyara urugomo kuri izi mpande zombi. Yego, ibyo turimo turanabibona uyu munsi. Ubwo rero hari ihame rya Hegelian dialectic ririmo riragenda rikoreshwa muri bino bintu. Kandi nanone reka twongere twibaza kino kibazo. Mbese ni uwuhe umuryango ukwiriye ku isi yose wagiye uvuga kandi ukomeje iteka ko uhagaze kuri runo ruhande noneho urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika rwashyize mu bikorwa? Ni Kiliziya Gatolika y'i Roma. Yego, ibyo ni ibintu byumvikana kandi bigaragara. Abenshi mu banyamategeko bagize runo rukiko rukuru rw'ikirenga ni n'abagatolika b'i Roma babyiyeguriye. Yego, none se ubwo ngubwo haba hari uyu muvumba ujyanye n'imyemerere cyangwa imyumvire kandi uhuje n'uko n'itorero Gatolika ry'i Roma ribyizera? Yego. Ikintu cy'ingenzi cyane abantu bagomba kumenya nuko tutarwanya ibijyanye n'iyi mico mbonera nyayo irimo irashyirwaho, kubera yuko ari nayo yaba ariyo nziza ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere. Ariko se byashoboka ko niba bashoboye kwitwaza gahunda nziza nk'iyi ngiyi bashobora no kubigenderaho bakazitwaza ku zindi ngingo zijyanye n'imico mbonera bavuga ko yaba myiza ku baturage ariko idahuje n'icyo Bibiliya ivuga? Yego rwose. Reka mbivuge muri ubu buryo. Amategeko 9 mu mategeko 10 yose abakristo barayemera kandi bavuga ko nta kibazo bafitanye nayo. Itegeko bavuga ko bafitanye naryo ikibazo ni itegeko rimwe gusa. Ubwo rero bashobora gukora bino bintu byose ndetse bakavuga yuko ari byiza kandi bikagaragara yuko ari na byiza, ariko niba hari itegeko rimwe batubahiriza bizarangira birimo ikibazo gikomeye cyane. Yego rwose, bashobora gushyiraho andi mategeko na gahunda birengera amategeko y'Imana 9 asigaye, ariko itegeko rimwe risigaye bakarikura i Roma, byose bikahita biba imfabusa. Reka dukurikire aya magambo. But the other important financial question is if the birthing parent. Ikindi kibazo kijyanye n'icungamutungo umuntu yakwibaza ni ukumenya ko bano babyeyi bashobora gutwita bakabyara, baba abagabo cyangwa abagore, bemerewe uburenganzira bwo kujya muri leta zibaho umudendezo wo gukora icyo bashaka. Niba uri nk'umukozi muri kampani imwe ukaba wifuza gukurirwamo inda, turabona yuko bene uwo mukozi azaba agomba gushingira kuko umukoresha wabo bishaka, akamenya ko niba ashobora kumuha ubufasha bujyanye n'amafaranga ngo abe yajya gukora icyo gikorwa. Nk'urugero, uruganda rwa Dick Sports rwavuze yuko ruzajya rutanga amadolari 4,000 ku bwishingizi bwa buri mukozi wese warwo uzajya ushaka gukuramo inda. Ndetse hari izindi nganda n'amakampani menshi atandukanye nayo yatangiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, igashyira amafaranga agenewe gukuramo inda ku bwishingizi bw'abakozi b'izo nganda bose. Kandi ikintu cyumvikana hano nuko aya mafaranga arimo arashyirwa ku bwishingizi bidatewe n'uko izo nganda n'ayo makampani bifite imyemerere bihagazeho runaka ku bijyanye no gukuramo inda, ahubwo nuko bashaka gutanga uburenganzira kuri buri muntu wese ngo akore icyo ashaka nyuma y'uko urukiko rukuru rw'ikirenga rukuyeho itegeko ryemerera abagore gukuramo inda.
I believe that eliminating the right of women Ndatekereza yuko gukuraho uburenganzira bw'abagore bwo gufata imyanzuro ku mibiri yabo ijyanye no kwibaza niba bashaka kubyara umwana cyangwa se batabishaka bizagira ingaruka zikomeye cyane mbi ku bukungu bw'igihugu bwose, kandi ibyo bizasubiza abagore n'abakobwa n'abagabo bashobora gutwita bakabyara muri bya bihe by'ubucakara bya kera bikomeye. Well, Martin, so the birthing parent, no matter who he is or she is. None Martin, aba babyeyi barimo baravuga ngo bashobora gutwita bakabyara, baba abagabo cyangwa se abagore, bavuze ko bazakomeza kurwanira buno uburenganzira bwabo. Kandi abakora muri zino nganda bazajya bishyurwa niba bashaka gukuramo inda. This issue of birthing parent, have you ever heard anything more ridiculous than that? Ngicyo mvuga ni kino kibazo kijyanye n'ababyeyi bavuga bafite ubushobozi bwo gutwita bakabyara ngo baba abagabo cyangwa abagore. Hari ikindi kintu cy'ubusazi waba warigeze wumva kimeze nk'icyo ngicyo? Hoya rwose ntacyo nigeze numva. Niba badashobora no gusobanura uwo umugore ari we, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero ku ruhande rumwe turi kuva mu bijyanye n'imico mbonera tukajya mu bimeze nk'ubusazi, kandi ibyo bigomba kugera ku rugero ntarengwa. Hari ikindi kintu nabonye gitangaje muri ibi ngibi, ni uko ababita ababyeyi batwita bakabyara, baba abagabo cyangwa abagore hamwe n'abandi bantu bose bafite uburenganzira bwuzuye bwo kugenzura imibiri yabo, keretse gusa iyo bigeze ku zindi ngingo runaka aho inshinge zigomba kuzamo. Bwa burenganzira bavuga ko ufite bwuzuye ku mubiri wawe buhita burangira. Mbese ibyo bikora bite Martin? Kandi ugasanga ku bijyanye n'ibigo runaka, wenda tuvuge nka YouTube, niyo igiye kugushyiriraho umurongo w'icyo yita ari cyiza kuri wowe. Ubwo rero muri make bino biragaragaza yuko hari undi muntu ufata iyo myanzuro. Ubwo se zino nganda n'amakampani yose akomeye yaba afite aho ahuriye na Vatikani? Ibyo twarabigaragaje cyane by'uko abakuru b'inganda n'abakampani akomeye hafi ya yose yo ku isi ajya i Vatikani gufata amategeko. Ubwo rero dufite inganda n'amakampani akomeye bakaba bari muri uno mukino, tukagira itangazamakuru naryo riwurimo, tukagira isi ijyanye n'iyobokamana nayo iwurimo. Mu yandi magambo dufite ihame rya Hegelian rikomeye cyane rihanganye n'urundi ruhande ruvuga yuko rudashaka iyobokamana, kandi na leta ubwayo ibirimo. Ndetse leta ifite ububasha bwo kuba yashyiraho amategeko ajyanye n'imico mbonera ashyigikira cyangwa se atiza umurindi uruhande rumwe muri izo ngizo ebyiri zihanganye. Yego, na leta ntoya rwose zishobora kubikora. None niba iyobokamana na leta birimo birahuza, cyaba ari igishushanyo cy'inyamaswa, yego cyangwa hoya? Yego. Hano hari amakuru yatangajwe na CBN yo muri Amerika avuga ngo umugambi wo kwica abantu uremewe kandi ufite impamvu. Ayo ni amagambo yavugirwaga mu nama y'ubuyobozi bwa leta ya California ubwo batoraga itegeko ryiswe itegeko rigenga impinja, aho bongeyeho bati urugamba ntabwo rurangiye. Ibi byabaye muri uyu mwaka wa 2022 ubwo bashyiragaho rino tegeko nyine. Barakomeza bati ku wa gatanu ubuyobozi bwa leta ya California bwemeje itegeko rigerekeranye n'impinja ryatumye impirimbanyi z'ubuzima ziryi itegeko ry'ubuhezanguni. Nk'uko CBN News yabitangaje, iryo tegeko ryiswe AB 2223 ryarwanyijwe cyane n'imiryango iharanira ubuzima, ivuga ko iyo mvugo nshya yongewe mu mategeko izakingira ikibaba abagore ku byaha by'ubwicanyi byaturuka ku bikorwa cyangwa amakosa yose yakorwa mu bijyanye no gutwita kwabo, harimo no gukuramo inda cyangwa impfu z'imburagihe z'abana. Nubwo ubusobanuro bw'urupfu rw'imburagihe ari bunini, ariko iryo tegeko ryatowe muri leta ya California ritanga uburenganzira bw'uko impinja zimaze iminsi 7 cyangwa irengaho gato yazivutse nazo ziba zigishobora kwicwa kandi bikitwa gukuramo inda. None Martin, ibyo ntibyaba bikiri urupfu rw'imburagihe, ahubwo rwaba ari urupfu rwateguwe. Barakomeza bati iryo tegeko rishya ryiswe AB 2223 ryongeyeho ko urupfu nk'urwo rw'imburagihe narwo rushobora guterwa n'impamvu z'imiterere y'umugore, kandi nta kintu na kimwe iryo tegeko rihungabanya mu kurengera umuntu wese wica umwana wavutse ari muzima kuva ku munsi wa mbere avutse kugeza ku munsi wa 28 ko kumwica biba bikitwa gukuramo inda. None Martin, utitaye ku kuntu abantu bagerageza kubyambika umwambaro mwiza, ngiyi ndabona ari jenoside ku bana batoya. Kandi urukiko rukuru rw'ikirenga n'abandi banyamategeko bo bari bagerageje kugabanya bino bintu bikorwa gutya kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bidakomeza kwitwa gukuramo inda. None rero kino ni ikibazo kijyanye n'imico mbonera, kandi ikibazo nk'icyo ngicyo cy'imico mbonera gihujwe n'uruhande rushyigikiwe na Vatikani. Nituva kuri iyo ngingo ijyanye no gukuramo inda, turahita tubona iyindi ngingo hano ijyanye n'imisengere.
kandi iyi ngingo ijyanye n'imisengere mu rwego rwa leta mbere ubundi yabaga ibujijwe n'itegeko nshinga rya Amerika. Ariko reka turebe kuri ibyo ngibyo. Nawo n'undi mwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika. Baranditse ngo umwanzuro ku masengesho. Umunyamakuru Tobin wa CNN yanenze umwanzuro w'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika wo kwemerera amaleta menshi yo muri Amerika mu bikorwa byo kwivanga n'iyobokamana. Barakomeza bati umusesenguzi wa CNN mu by'amategeko witwa Jeffrey Tobin yavuze ko guverinoma iri kugenda irushaho kwivanga n'iyobokamana nyuma y'uko urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika rwemeje ko akarere kubatsemo ishuri rya leta katari gafite uburenganzira bwo guhagarika umutoza w'iryo shuri ryisumbuye kubwo gusengera muri icyo kigo cya leta nyuma y'imikino y'umupira w'amaguru. None rero uyu mutoza yari yirukanwe bitewe n'uko yari yakoreye ibikorwa by'iyobokamana muri gahunda z'imikino ya leta, maze urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika rufata umwanzuro kuri icyo kibazo rumushyigikira. Barakomeza bati avuga kuri aya makuru agezweho kuri uyu wa kabiri, Tobin wa CNN yamaganye iki cyemezo cy'urukiko rukuru rw'ikirenga kubwo kwemerera leta kwivanga cyane mu iyobokamana. Yongeraho ati iki ni igice kimwe mu bigize ipaki kandi nibyo wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yarasezeranye ko azashyira mu rukiko rukuru rw'ikirenga, ndetse n'ibyo yakoze neza ubwo yashyiraga abanyamategeko benshi muri urwo rukiko rukuru rw'ikirenga akiri perezida. None ubwo twaba turimo turabona ko itorero na leta birimo birakomeza kwihuriza hamwe. Yego, kandi urabona ko abantu benshi cyane muri Amerika babyishimiye mu gihe abandi bakeya ku rundi ruhande bagaragaza ko batabyishimiye. None se byagenda bite uramutse ukoresheje zino ngingo zijyanye n'imyumvire cyangwa imyemerere nka rino tegeko rya Roe vs Wade ndetse n'imyigaragambyo n'urugomo bikurikira n'umyanzuro, ugakoresha ibyo bintu kugira ngo utume abantu bumva babangamiwe na gahunda isanzwe ihari, maze bigatuma ubona ububasha bwo kujya mu cyerekezo icyo ubuhanuzi bwavuze neza butibeshya ko bagomba kujyamo. Yego, ibyo niko bizagenda bitewe n'uko ubuhanuzi buvuga neza yuko ibi ngibi bizarangirira cyane mu rwego rw'iyobokamana ripfuye, aho itorero na leta bizajya bikorana mu buryo bwuzuye. Yego rwose ntubeshye, kandi sosiyete cyangwa umuryango mugari w'abantu ugomba kuzashyirwa ahantu uzaba ugomba kwemera bino byose kandi nta kuziyaza, ndetse n'abatazabyemera mu bwenge bwabo ariko bakabikurikiza bazaba bakira ikimenyetso mu kiganza. Yego rwose niko bimeze. Ubwo rero mu yandi magambo nta ruhande na rumwe ugomba gufata muri izi zombi, kuko abatazakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga bazacyakira mu kiganza niba baba batari mu ruhande rw'Imana. Kandi ibyo bisobanuye yuko ishyaka iryo ari ryo ryose n'umuyobozi uwo ari we wese muri Amerika ashobora gushyiraho iyo myanzuro. None se uku guhangana kurangirira hehe? Bigeze no ku rwego bamwe bashobora kuba banapfa. Ubwo rero birumvikana ko ari ikintu gikomeye cyane. Kandi abantu benshi cyane banenze guverinoma bavuga yuko itabashije kurinda bihagije abanyamategeko bo mu rukiko rukuru rw'ikirenga ku bantu baba bashaka kubivugana. Hano hari inkuru ya The Guardian ivuga ngo urukiko rwisumbuye rwahamije icyaha umuntu ushinjwa gushaka kwica umunyamategeko Brett Kavanaugh, umwe mu bantu 9 bagize urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika. Barakomeza ngo ubushinjacyaha bwa leta bwatangaje ko uwitwa Nicholas John Losky yashinjwe icyaha cyo gushaka kwica umwe mu banyamategeko bagize urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika. Ubwo rero hano hari inkuru y'uno muntu mutoya wagiye ku ruhande rumwe akagera kure cyane kugeza nubwo ashatse kwica umwe mu banyamategeko bagize urukiko rukuru rw'ikirenga bitewe n'uriya mwanzuro baherutse gufata. Reka turebe icyo hano kuri The Politico naho bavuze. Trump yavuze ngo Imana yafashe umwanzuro ihirika itegeko rya Roe vs Wade. Wibuke ko uyu mugabo Trump yari yarasezeranye ko bino bintu bigomba kuzakorwa. Ubwo rero yavuze ngo Imana yafashe umwanzuro. Barakomeza bati kuri wa gatandatu uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimye Imana ko yatabaye cyangwa yivanze mu cyemezo cy'urukiko rukuru rw'ikirenga ubwo rwahirikaga itegeko rya Roe ryari rimaze imyaka ibarirwa muri za 40 riha abanyamerika uburenganzira busesuye bwo gukuramo inda. Hari mu kiganiro yagiranye na Fox News aho yagize ati Imana yafashe umwanzuro. Barakomeza ngo Trump yongeyeho ati ibi bigarura ububasha bwose ku maleta agize Amerika aho ubwo bubasha bwahoze. Ibi kandi bikurikiza itegeko nshinga ndetse bigatanga uburenganzira aho bwagakwiye kuba buri kuva kera hose. Barakomeza bati uyu mwanzuro hamwe n'abagize urukiko rukuru rw'ikirenga bose bashimwe cyane bikomeye n'abarepublike, aho Trump nawe yavuze ati ibi byashobotse gusa kuko njye nakoze byose nk'uko nabisezeranye, harimo gutoranya no kohereza abanyamategeko 3 bubahwa cyane kandi bakomeye ku itegeko nshinga nkabohereza mu rukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika. Asoza avuga ati ni iby'igiciro gikomeye cyane kubikora. Biratangaje cyane kuko avuze ko bano banyamategeko bo mu rukiko rukuru rw'ikirenga bakoze ibihuje n'itegeko nshinga mu gihe ku rundi ruhande bavuze ko bitandukanye n'itegeko nshinga.
Yego rwose, ubwo buri ruhande rwose ruravuga ko ku rundi kubahiriza amategeko byagiye. Ubwo rero icyo bagiye kongera gukora kuri ibi byose ni ukongera gutanga ubusobanuro bwo kuvuga ngo mbese itegeko nshinga ni iki, kandi n'ibihe bintu twemererwa n'itegeko nshinga ndetse n'ibihe tutemererwa. Kandi ahangaha niho itegeko ry'icyumweru rizaboneka, kubera yuko iri tegeko ry'icyumweru niriza ku ruhande rumwe wenda tuvuge rw'abademokrate rirengera ibidukikije hamwe n'inganda kugira ngo bahe ibyaremwe ikiruhuko, ubwo bo bazabibona nk'ahatari ikintu kijyanye n'imyemerere, kandi bazavuga yuko aribyo bihuje n'itegeko nshinga. Ndetse n'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika rushobora guhita rwemeza ibyo bintu byihuse rukavuga yuko ari ukubahiriza amategeko nyako. Ikindi kandi n'amatorero azabyishimira cyane, bazishimira kwihakanira itegeko nshinga ry'umwimerere hamwe n'abarepubulika bavuga yuko bahagaze ku iyobokamana ndetse bakabikora bavuga ko bashaka kurengera imico mbonera. None rero Martin, niba kinari ikibazo kijyanye n'iyobokamana, hano hari inkuru yindi ya Fox News ivuga ngo Kiliziya Gatolika y'i Roma yo muri Leta ya Virginia yibasiwe n'umuriro n'ibishashi nyuma y'uko urukiko rukuru rw'ikirenga ruhiritse itegeko rya Law. None se ubwo abantu nabo baba ari kimwe mu bintu bigize ihame rya Hegelian dialectic kandi batazi ubiri inyuma nyawe? Yego rwose, urabona yuko hariya bibasiye Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ubwo kuri babandi barwanya ikibazo kijyanye no gukuramo inda, ibi byaba bituma bagirana umubano ukomeye cyane na Kiliziya Gatolika? Yego. Urabona ni ibintu bikorwa mu buryo ariko burimo uburyarya. Yego, ni rya hame rya Hegelian dialectic twavugaga riri gukora muri ubu buryo. Barakomeza bati polisi yo muri Leta ya Virginia yavuze ko yatangiye iperereza ku by'iyi nkongi nyuma y'uko iyi kiliziya yo muri iyi leta yibasiwe n'umuriro n'ibishashi mu gikorwa cyo kwamagana icyemezo cy'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika cyo gukuraho itegeko rya Roe vs Wade. Ubutumwa bubiri bwari bwanditse aho ngaho buravuga ngo ibi bikorwa ntibizahagarara, hamwe n'ubundi ngo gutandukanya itorero na leta. Martin, ibintu biratangaje cyane, ndetse n'ibyo twavugagaho kandi n'ibyo biboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe. Urabona yuko uku guhuzwa kw'itorero na leta ari igishushanyo cy'inyamaswa, kandi mbese bino bikorwa bigaragara by'urugomo byaba birimo biratuma zino mpande zombi ahubwo zirushaho kwiyunga? Yego rwose. Ubwo rero ugutandukana kw'itorero na leta bizatuma kurushaho kwangwa cyane n'abantu benshi, kuko bazaba babona amatorero nta burinzi yagira adafite imbaraga za leta, ndetse n'abademokrate bagomba kubibona gutyo. Barakomeza ngo ku rubuga rw'iyo Kiliziya Gatolika ya Mutagatifu Yohani Newman hashyizweho ubutumwa bwa Musenyeri Michael Brigage wo muri Diyosezi Gatolika ya Arlington, aho iyo kiliziya yatwikiwe, agira ati turashimira Nyagasani ku bw'iki cyemezo cyiza cy'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika rwakuyeho itegeko rya Roe vs Wade. Urabona yuko buno bumwe bw'ubwumvikane bwishimiwe cyane n'itorero na leta kandi buhuje n'icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga. Yego rwose, urabona dufite abagatolika na Trump bavuga ibintu bimwe 100%. Yego rwose, mbese ni uyu musenyeri wenyine wishimiye kino cyemezo? Hoya. Hano hari iyindi nkuru nayo ya Fox News ivuga ngo Vatican yashimiye cyane umwanzuro w'urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Amerika, ivuga ko gushyigikira ubuzima bisobanuye no gushyigikira ibindi bintu. Ariko ibyo bintu ntabwo batangaje ibyo ari byo, gusa ubwo birahari. None ubwo bino bikorwa byaba biri mu ipaki biri kumwe n'ibindi? Yego, barakomeza bati Vatican yashimye urukiko rukuru rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba rwarengeye ubuzima maze rugahindura imyifatire y'imyaka 50 iki gihugu cya Amerika cyari gifite ku byerekeranye no gukuramo inda. Papa Francis yari yarabanje kugereranya kino gikorwa cyo gukuramo inda nko guha akazi umwicanyi, ariko yayoboye Kiliziya Gatolika kubona ko ubuzima ari ikintu kinini cyane kirenze gukuramo inda. Perezida Joe Biden, umugatolika wabyeguriye, yavuze kwa gatandatu ko umwanzuro watangajwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gukuraho itegeko rya Roe vs Wade ari umunsi w'akababaro kuri Amerika yose. Mbese iri si ihame rya Hegelian dialectic? Yego rwose. Ubwo urabona perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'inyamaswa ya kabiri, asa nk'urwanya iki gishushanyo cy'inyamaswa aribwo bumwe bw'itorero na leta, ariko mu by'ukuri bari mu murongo umwe kuko nawe ubwe ni umugatolika. None se binyuze mu kugaragara nk'urwanya runo ruhande, byaba ahubwo birimo biratiza umurindi mwinshi uru ruhande rwo guhuza itorero na leta? Yego, kubirwanya niko kubitiza umurindi gukomeye. Martin, bino bintu biratangaje cyane uko babikora, kandi ndizera yuko rwose bageze ku iherezo ryabo. Urabona zino ngingo zose zitandukanye zije ariko zirimo zirahisha gahunda nyayo yo guhuza itorero na leta. Umugambi nyakuri ntabwo ari ukurengera ubuzima, ahubwo ni uwo wundi. Reka turebe icyo bino bintu byose byakoze ku ruhande rw'abari ibumoso, ari bo bademokrate.
ndetse gahunda zisa nk'aho ari izo kwigenga no gukora icyo ushatse ziri gutakaza imbaraga nyinshi cyane. Hano The New York Post iranditse ngo abakurikirana CNN baragabanutse cyane mu byumweru bibiri bya mbere bishize ubwo CNN yari ibonye umuyobozi mushya witwa Chris Rich. Ubwo abatangira gukurikira gahunda z'abademokrate za CNN batangiye kugabanuka cyane kuko iri n'itangazamakuru ryibanda cyane kuri bino bikorwa bisa nkaho bidafite aho bihuriye n'iyobokamana, ahubwo bishyigikira gukora icyo ushatse cyose uko cyaba kimeze kose. Barakomeza bati igitangazamakuru gikomeye cya CNN cyabonye ko abakireba bagabanutse cyane mu byumweru bishize bari munsi y'umuyobozi wabo mushya witwa Chris Rich nk'uko byatangajwe n'imibare iheruka ya Nielsen. Barakomeza bati MSNBC na CNN byombi biza ku mwanya wa kabiri mu gukurikirwa bikurikiye Fox News. Umwami w'itangazamakuru rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riyobowe n'ishyirahamwe rya Fox Corps rifatanyije na The Post News Corporation. Kandi Fox News nivuga ko iri ku ruhande rw'abari kuyobokamana baba Republike. Ubwo turi kubona ko imbaraga ziri kuva ku ruhande rw'abatemera iby'iyobokamana zikagenda zijya ku ruhande rw'iyobokamana ripfuye. Kandi ntabwo turi buze gusoma biriya bintu byose kuko biri ubwabyo birivugira. Kandi mu busanzwe uko ibintu byari bimeze mbere wenda byahaga agahenge zino mpande zombi ko kudahangana cyane, atari mu buryo bwa politike gusa ahubwo no mu buryo bw'imyemerere. Ariko ngubu turi kubona ko abari bari ku ruhande rw'abavuga ko batemera ibijyanye n'iyobokamana bagenda cyane bihuta bajya ku ruhande rw'iyobokamana ripfuye rya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Hano hari umuntu ukomeye cyane witwa Jim Doe akaba ari ku ruhande rw'abademokrate batemera iyobokamana, ariko ahangaha yavugaga ko amaze guhanga gahunda z'abademokrate zidafite aho zihuriye n'imyemerere kandi yuko agiye no kuzivamo. Ndetse hari byinshi yavuze cyane mu kiganiro yagiranye na Tucker Carlson. Reka turebe icyo uyu mugabo yavuze. So a lot of people got upset. Rero abantu benshi cyane bararakaye bitewe n'ikiganiro nagiranye na Tucker Carlson ejo hashize kuko abantu benshi ntibashakaga yuko mvugana n'abakurikira Tucker Carlson. Barambajije ngo Jim kuki bagiye kwa Tucker Carlson kuvugayo? Narabasubije ni impamvu nuko batakintumira kuri CNN na MSNBC hamwe n'andi masheni akomeye y'abademokrate. Rero ngomba gutanga ubutumwa hariho hose wanshaka. Ubuyobozi bwa Biden burimo buravuga ko ibijyanye no gutakaza agaciro kw'ifaranga biri guterwa na Putin. Ariko reka twumve icyo navuganye na Tucker Carlson. Mbese nawe wemera ko birimo kuba byose biterwa na Putin? Russia's very Uburusiya burakomeye cyane kandi bugenzura ibintu byinshi nibyo bwagerageje no gukora ibyaha byinshi muri Amerika ndetse no gukuraho ubutegetsi bwa Amerika, kandi bafite ububasha runaka bwo kuba bagena ibijyanye n'ibiciro bya essence na gaze. Ariko mu by'ukuri ntabwo ntekereza ko ari bo barimo baragenzura bino bintu byose birimo birabaho nk'uko ubuyobozi bwa Biden bubivuga. Abademokrate ubu ngubu nibo bafite imbaraga zose za Amerika, ni nabo bagenzura inteko nshinga amategeko. Ubwo rero nta muntu bagomba kugira nyirabayazana wibirimo birabaho byose muri ino si. Bashobora kukubwira yuko umubabaro n'agahinda byose urimo urahura nabyo birimo biraterwa n'umuntu runaka, ariko abo dukwiye kunenga n'abafite imbaraga ubu ngubu kuko nibo bari mu myanya ifata ibyemezo. Aba bademokrate bose banga Putin bitewe nuko bari bazi ko Putin afitanye umubano mwiza na Donald Trump. Rero icyo badashaka yuko tubona ni ubu butegetsi bumwe bafite bushaka kugenzura ibintu byose buyobowe na Perezida Joe Biden, bushaka guhindura ibintu byose mu isi bugatanga icyerekezo gishya hamwe n'abatunzi batandukanye bo mu isi bari kumwe na Perezida Joe Biden. Abo bose bashaka gutanga icyerekezo gishyashya kitari gisanzwe, ariko ibyo byose bakabishira. Niyo mpamvu badashaka yuko mubimenya. Ntibanashakaga yuko nza kuvugira hano, ndetse turabizi yuko Perezida Biden n'ubuyobozi bwe bagenzurwa n'izindi mbaraga atari bo bategeka. Kandi ku bw'ibyo ngibyo abanyamerika ngo barimo barishyura ikiguzi gikomeye bidatewe n'ibibazo bya gaze biriho gusa, ahubwo bitewe n'imigambi na gahunda ubwabo barimo barakora bashaka guhindura isi. Barimo baratakariza idolari agaciro karyo, kandi yaba ibi ngibi byarabagaho ku buyobozi bwa Donald Trump. Itangazamakuru nibyo byonyine riba rivugaho amanywa nijoro. Ubwo rero umuntu uyobora ishyaka ry'abademokrate ntabwo ari Joe Biden. None ubwo ninde uri kuyobora iki gihugu? Ubwo uyobora ishyaka ry'abademokrate akanayobora Joe Biden niwe uri kuyobora Amerika mu by'ukuri. Kandi kugira ngo izo gahunda zabo zigerweho barimo baritabaza no gucecekesha abatavuga rumwe nabo. Urabona yuko asa nk'uvugana umujinya mwinshi, ariko bino bintu nabonye njyewe bitangaje cyane. Yararimo aravuga ngo abanyapolitike bayoborwa n'abandi bantu bafatanyije n'abatunzi bo mu isi. But I have another question for him. Who rules them? Hari ikindi kibazo nayo kwita mubaza ngo mbese ninde uyobora abo batunzi bo mu isi? Kuko twagiye tubona inshuro nyinshi cyane umunsi ku wundi yuko byanze bikunze abo bose bahurira mu mudugudu umwe. Kandi ibyo tugiye kubivugaho mu mwanya muto yadusoza. Rero reka twongere twibutse uruziga rwose uko rukora. Niba ugaragaje igice kimwe cy'ishusho gusa, ubwo ntugaragaje ishusho yuzuye. Kandi uko kugaragaza ibintu mu buryo bw'igice gutuma abantu batamenya neza uko ibintu bimeze.
Bamwe bari kuvuga ku bijyanye n'umukire Jeff Bezos, abandi bakavuga kuri Bill Gates, abandi bakavuga kuri Elon Musk, ndetse n'undi uwo ari we wese bakavuga yuko ari uri hejuru cyane, uri kuyobora ibintu byose. Ariko nta n'umwe muri abo ngabo mu by'ukuri uri kuyobora ibintu byose nk'umuyobozi mukuru, ahubwo hari undi uri hejuru yabo uri kuyobora. Nubwo twigeze kuvuga ku bijyanye na YouTube na Twitter ndetse n'izindi mbuga zose zicecekesha abatavuga rumwe na gahunda y'isi, ariko bose bafite ubaha ayo mategeko kuko ari amwe. Mbese abayobozi b'ayo makampani baba bagiye Vatikani? Yego. Reka tugire icyo tureba gitoya kuri uyu mukire wa mbere ukomeye ku isi, Elon Musk. Aherutse kwandika ibi ngibi ku rubuga rwe rwa Twitter. Yego, ni ikibazo yabazaga avuga ku nkuru yari yatanzwe na CNN, maze agira icyo yandikaho. Yanditse ikibazo abaza ngo mbese ninde utera inkunga iyi miryango ishaka kugenzura uko ubona amakuru? Yongeraho ati reka tubisuzume. Hariya rero tuhafite Twitter iyo yibazaga. Turabizi yuko Elon Musk yabanje kugaragara nk'uri ku ruhande rw'abademokrate, ariko muri ino minsi yavuze yuko yahindutse, ubu akaba ari ku ruhande rw'abashyigikiye iyobokamana b'abarepublike, kandi yanavuze ko azahindura ishyaka rye akava mu bademokrate akajya mu barepublike mu matora agiye gukurikira. None ubwo nanone imbaraga zaba zirimo zirava muri babandi bahakana imyemerere y'iyobokamana zijya mu ruhande rw'abavuga ko bahagaze ku iyobokamana ariko ripfuye. Yego, uramutse unarebye impamvu yabajije kino kibazo, yaragendeye kuri iriya nkuru ya CNN ivuga ngo inkiko zishobora kuzahatira Twitter kugumana amategeko ajyanye no kugenzura ibinyura kuri urwo rubuga Elon Musk naramuka ruguze. Bahise bavuga ko iyo urubuga rwa Twitter rutahita rufungwa ubwo ari kuzaba amaze kurugura, byibuze rwagombaga kugumana amategeko yari kuba asanzwe rugenga. Mbese izi nganda n'amakampani yose atandukanye zaba igihe kimwe zijya zihura na Papa Francis? Yego. Kandi na nyuma y'uko bahuye uhita ubona ko amategeko menshi azigengaga ahita atangira guhinduka. Nibyo rwose n'uwo mukino barimo. Reka turebe kuri ibi ngibi bitoya dusoza. Hano hari ishati cyangwa ijaketi Elon Musk yari yambaye ubwo bari muri kino gitaramo, kandi mu mugongo w'iyo shati hari handitseho amagambo atagaragara avuga ngo Novos Ordos Cloram, aribyo bivuze ngo New World Order cyangwa gahunda nshya y'isi, itegeko rishya ry'isi. That's of course also. Aya magambo kandi akaba ananditse ku idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None yabafatanyije n'ino gahunda yo guhindura icyerekezo cy'isi? Yego rwose. Bamwe bashobora kuvuga ngo iyi shati yambaye mu buryo busanzwe nk'uko n'abandi bose bambara amashati, bityo rero ibyo ni ibintu bisanzwe kandi ngo ntabwo ari muri ino gahunda y'ubuyobozi bushya bw'isi. Ariko ibindi bintu bitandukanye akora byatuma ubwabyo utekereza kuri ibyo ngibyo kabiri. Yego rwose. Reka tugire icyo tureba kuri ibyo ngibyo ku bashobora guhakana. Hano baranditse ngo Elon Musk noneho yavuze kuri Twitter impamvu amaze iminsi acecetse ubwo yashyiraga ifoto ye n'abahungu be 4 bari kumwe na Papa Francis. Ubwo rero aba bakire ba mbere bakomeye ku isi bagomba gusura Papa Francis, kandi igihe bamwe bagiyeyo bagenda mu buryo bw'ibanga. None se Martin, uratekereza ko kuki ari ngombwa kuri bano bakire ba mbere bakomeye ku isi kujya gusura Papa Francis? Ni ukugira ngo bahabwe amabwiriza. Hano barakomeje ngo Elon Musk yavuze ko yatewe ishema no guhura na Papa Francis ubwo yashyiraga ifoto ye ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'abahungu be 4 bari kwa Papa, ni nyuma y'iminsi 10 atavuga kuri Twitter. Ubwo yaherukaga kwandika kuri Twitter hari kuri tariki 21 Kamena, ubwo uyu muyobozi mukuru w'uruganda rwa Tesla ari we Elon Musk ufite imyaka 51 yagarutse kuri urwo rubuga kwa gatandatu yongera kwandika ubutumwa agira ati kwiyumvira ahari kurambirwaho gato. Arakomeza ati ari kumwe n'abahungu be 4. Elon Musk yanditse kuri iyo foto agira ati nishimiye cyane guhura na Pontifex ejo. Iyi minsi 10 Elon Musk yaracecetse kuri Twitter, nicyo gihe kirekire cyane yacecetse ku mbuga nkoranyambaga kuva mu mwaka wa 2017 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cya Wall Street Journal. Why is it that every time? None se Martin, ni ukubera iki igihe cyose tuvuze kuri izi gahunda z'ubuhanuzi Vatikani igomba kubonekamo byanze bikunze? Biterwa no kuba ubuhanuzi bwa Bibiliya bwavuze ko bizagenda gutyo. Mbese ni amakuru adafite gihamya cyangwa ni ibintu bigaragara neza? Ni ibintu by'ukuri bigaragara. Hari ibitari ukuri bishobora kuba bivugwa byinshi, ariko ibi ngibi ni bigaragara niko bimeze. Wa mugabo yavuze ko ari itsinda ry'abantu rigenzura abaperezida, avuga n'ibindi bitandukanye, ariko twe twakwibaza iki kibazo ngo ninde ugenzura iryo tsinda? Mbese amakuru tubonye ntiyaduha umurongo nyawo w'ugenzura iryo tsinda nawe? Yego rwose niko bimeze. Rero dusoza kuri ibi byose, reka tugaruke kuri Bibiliya.
Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 36 kugeza ku wa 40 haranditse ngo nuko uwo mwami uwo ni umwami w'ikasikazi kandi ni ubupapa nuko uwo mwami azakora uko ashatse yigire munini cyane yishyire hejuru ngo asumbe imana zose. Ibyo tunabibona mu gitabo cy'Abatesalonika igice cya 2 yuko yicara mu rusengero rw'Imana akiyerekana ko ari Imana kandi ashyiraho amategeko ye ahabanye n'amategeko y'Imana. Ikindi kandi avuga yuko afite gahunda z'imico mbonera zisa nkaho zigaragara ko zemewe n'Imana ariko akazivangamo uburozi bwe aribyo bita bituma yishyira hejuru y'Imana akanashaka kuyambura ubutware bwayo ndetse akanabwira inyamaswa ya kabiri ngo imushyirire iyo myanzuro mu bikorwa binyuze mu guhuriza hamwe itorero na leta nk'uko tumaze kubibona. Barakomeza ngo kandi uwo mwami azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera kuko ibyagambiriwe bizasohozwa rwose. None Martin uyu mwami azishyira yizane. Ubwo rero umuntu uri kungukira muri bino bintu byose biri kubaho ni ubupapa bw'i Roma. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Rero utitaye ku byo babahanga mu by'iyobokamana bacu bakunda kuvuga, ibyagambiriwe cyangwa ibyahanuwe byo bigomba gusohora nk'uko iri somo ribivuga. Murongo wa 37 haranditse ngo kandi uwo mwami ntazita ku mana ya basekuruza cyangwa ku gushaka abagore cyangwa ku cyitwa imana cyose kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose. Ntabwo azita ku mana ya basekuruza ndetse n'ibyo gushaka abagore. Abagore ni amatorero kandi icyo amatorero yifuza ni Kristo. Ubwo rero ntazanashaka Kristo. Murongo wa 38 haranditse ngo ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome nuko imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha ifeza n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro. Iyobokamana ryonyine ni ryo rishobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Imana y'ibihome urayibuka twigeze kuyivugaho mu byigisho byitwa igitero gikaze. Kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa. Birumvikana ko ntabwo ahagarariye Imana ahubwo ahagarariye ubundi bubasha bitewe n'uko ikiyoka cyahaye umwami imbaraga n'ububasha n'ubutware bukomeye. Cya kiyoka n'ubundi cyashatse kwigira Imana. Ubwo rero ni Imana y'ibihome. Uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro abahe gutwara benshi kandi azagabira ibihugu ho ingororano. Birumvikana ko imikino ye ayikinira ku bihugu. Umurongo wa 40 haranditse ngo nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera. Iyo ni imyumvire mu buryo bugaragara isa nkaho itandukanye n'imyumvire y'umwami w'ikasikasi. Kandi wibuke ko inyuma y'ibyo tubona aba bami bombi bicara ku meza amwe bakajya inama z'uko bagomba gukora. Ariko kugira ngo bayobye ibitekerezo bya benshi, umwami w'ikusi agaragara nk'uhanganye n'umwami w'ikasikasi kandi uw'ikusi akaba ari ubanza gutera uw'ikasikasi. Mu yandi magambo ubupapa buzavuga ikintu kimwe noneho Perezida Biden avuge nk'ikindi gitandukanye nacyo. Mbese twaba tubibona? Yego. Ushobora no kuvuga ngo Biden azavuga ikintu kimwe na Putin avuga ikindi. Ariko bose bicara ku meza amwe. Yego rwose bicara kuri ayo meza amwe bagategura iyo migambi yose kandi bose bakaba babarizwa mu miryango imwe ikorera mu bwiru. Umurongo wa 40 haranditse ngo nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera kandi umwami w'ikasikasi azamutera ameze nka serwakira. Byumvikana ko azanesha imyumvire y'ikusi igaragara yuko itumvikana nawe. Mbese twatubona ibyo ngibyo bitangira kubaho? Yego. Kandi umwami w'ikasikasi azamutera ameze nka serwakira azanye amagare menshi. Mbese ubwo agomba no gukoresha intambara? Yego. N'amafarashi. None ubwo igisirikare kirimo nacyo? Yego. N'inkuge nyinshi cyane atera ibihugu. None ubwo ubukungu nabwo burimo? Mbese abanyamafaranga menshi n'abatunzi bo mu isi nabo nabagize ubukungu? Yego. Atera ibihugu mu bwinshi abisandaremo nk'umwuzure w'amazi. Ubwo byumvikana ko ibihugu byose agomba kubigeramo kandi azabisandaramo rwose nk'uko Bibiliya ibivuze. None Martin twaba tubona ubuhanuzi bugenda busohora? Yego rwose. Kandi niba udashaka kubibona nk'uko Imana bivuze ubwo uzabyita amakuru y'impuha. Ariko nge nizere yuko ari ubuhanuzi bwa Bibiliya kandi nizere yuko ahangaha hariho umukino uzasoreza. Nizera n'umutima wanjye wose ko tugeze ku iherezo ry'amateka y'isi. Kandi Imana iduha ubwenge bwa mwuka bwo kubona ibyo ngibyo. Mbese twasenga? Yego. Data wa twese uri mu ijuru, ameza amaze gutegurwa, abashyitsi bose bamaze gutumirwa,
kandi igihe cyo gufata ifunguro kigiye gutangira. Ndetse mbere y'ibyo abakinnyi bose bamaze gutegurwa n'abakoreshwa bose bamaze kugenzurwa mu buryo bwuzuye, ndetse ibintu byose birimo biragenda bikurikiza gahunda yabyo, by'umwihariko bikurikiza icyo ubuhanuzi buvuga. Ufungure amaso y'ubwoko bwawe, uduhe kumenya neza ibihe duhagazemo muri kino gihe, kugira ngo bitazadutungura mu buryo bukomeye cyane nk'umujura. Mbisabiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Amen. Amen.